Kuri ubu ikoranabuhanga ni inkingi ifatizo ku muntu ushaka kubaka iterambere rirambye. Ikigo cya Google niryo shyiga ry'inyuma ku bintu byose bishakirwa kuri murandasi. Gusa iki kigo mu kuba benshi bakigana abashaka ibintu bigiye bitandukanye niko nacyo kibakoresha mu kwinjiza amafaranga atabarika. Ese aya mafaranga kiyabona gute? None se uri igicuruzwa cya Google mu buhe buryo? Ikaze kuri Rwanda News Updates. Cyane kugezaho amakuru mashya n'utuntu n'utundi ndetse n'udushya tugenda tuboneka hirya no hino ku isi. Niba uri mushya kuri iyi channel kanda subscribe. Wibuke no kuduha like kuko iyi video ni benshi bakeneye kuyireba. Iyo uduhaye like abantu benshi barushaho kuyibona. Kuri ubu Google ifatwa nk'ubukombe mu isi y'ikoranabuhanga. Uvuze ko Google ari inkingi y'ifatizo y'ibyo dukorera byose kuri murandasi ni wabubeshye. Kuko iki kigo kibarurwa mu gaciro kagera kuri miliyaridi 300 z'amadolari y'Amerika. None se ko ibintu byose dukorera kuri iki kigega kikaba n'ububiko bw'amakuru yose ndetse n'imbuga hafi ya zose ku isi tubikora kandi ntagire utwishyuza, aya mafaranga gifite ava hehe? Iki ni ikibazo buri umwe wese ashobora kwibaza. Ugira gutya ugashakisha ijambo ukaribona ntagire ukwishyuza, ugasura imbuga ushaka zose ntagire ukwishyuza, aya mafaranga iki kigo gifite ava hehe? Mu busanzwe ubutunzi bw'ibigo byose bicuruza serivisi yo gutanga amakuru nta handi amafaranga ava uretse mu kwamamaza, advertising mu rurimi rw'icyongereza. Google nayo rero amafaranga yinjiza agera kuri 90% yose iyavana mu kwamamaza ibikorwa by'abantu. Ndabizi muri aka kanya ushobora guhita wibaza uti ibi bikorwa bite? Ninde utanga aya mafaranga yo kwamamaza? Ese kwamamaza batanga amatangazo cyangwa hari ukundi bikorwa? Mbere yo kugusubiza ibi bibazo byose tugiye kurebera hamwe ukuntu abantu twabaye ibikoresho cyangwa imiyoboro y'ikorerwa ry'amafaranga ku bantu basanzwe bayafite. Dore ko Bibiliya bivuga neza ngo abafite bazongererwa, abadafite bazakomeza bakene. Umunyarwanda wakabivuga neza ati ibintu bijya mu bindi. Dore ukuntu habaye umuyoboro wo gukoreraho amafaranga na Google. Ikigo cya Google kibona amafaranga biciye mu nzira ebyiri. Iya mbere ni Google Ads cyangwa se Google AdWords na Google AdSense. Ubu buryo bwa mbere bwa Google Ads ni uburyo abantu baha amafaranga iki kigo maze kikabamamariza ibikorwa. Noneho binyuze muri bwa buryo bwa kabiri bwa Google AdSense niho iki kigo cyishyura abantu bagifashije gukora iki gikorwa cyo kwamamaza binyuze mu mbuga aba bantu baba barubatse ari nazo zinyuzwaho ibi bikorwa. Urugero, niba umuntu runaka afite website cyangwa se indi nzira ishobora kunyuzwaho iki gikorwa cyo kwamamaza, amafaranga Google ibonye uyu muntu wafataho 60% by'ayatanzwe. Nuza kwitegereza neza igihe uri bubusuye urubuga runaka urasanga ibintu bitandukanye n'amakuru rutambutse. Ibyo rero uraburi kubona bitandukanye n'amakuru urubuga runaka rutangaza biba biri muri za marije z'amapaje ku mbuga runaka cyangwa se hagati y'ibika n'ibicuruzwa biba byoherejwe na Google. Gusa bitewe n'amakuru Google ibigufiteho bishobora kuzaba bitandukanye n'ibya mugenzi wawe kandi mwasuye urubuga rumwe. Gusa igihari nuko izi mbuga zikoreshwa muri iki gikorwa cyo kwamamaza ntabwo biza gutyo gusa, ahubwo ni ba nyirazo baba babihisemo binyuze muri ya konti ya Google AdSense account. Bwa buryo bwa kabiri nakubwiye, uburyo wemerera Google ikagicisha ibicuruzwa kuri site yawe cyangwa se kuri video yawe kuri YouTube. Ugomba kuba ufite iyi konti ya Google AdSense. Ese ni gute Google ikumenyaho ibintu byinshi kugeza yo kwamamazaho ibintu bitandukanye n'ibya mugenzi wawe? Ni kenshi abantu dukorera ibintu kuri murandasi twibwira ko twihishe, nyamara ntabwo iba ari ukuri, kuko ibyo dukora byose ndetse n'ibyo tureba abo tuvugana nabo hari aho biba bibitse kandi hari ababigenga. Aya makuru Google ibigufiteho ni iheraho kwamamazaho ibintu bitandukanye n'ibya mugenzi wawe kuko mureba ibintu bitandukanye, buri wese ikamwereka ibyo akunze kureba. Ibi nta kundi Google ibibona nuko telefone yose ngendanwa cyangwa se mudasobwa dukoresha mu kazi kacu ka buri munsi hari imibare ndanga ziba zifite cyangwa se icyo bita serial numbers. Ni ukuvuga umuntu wese wabasha kumenya uyu mubare wese hari amakuru yibanze yajya kumenyaho, nko kumenya aho wiriwe. Ikindi nuko binashoboka ko iyi mibare Google ishobora kuyifashisha ifata amakuru yibanze ikeneye. Gusa ubu ni uburyo busanzwe, n'umuntu usanzwe yabasha gukoresha iyi mibare kuko akenshi niyo telefone zibwe iyi ni imwe mu nzira zikunzwe gukoreshwa bazifata. Andi makuru menshi Google yafata binyuze muri konti ya Google account benshi bakoresha muri iyi minsi. Iyi konti hari ibintu butemerewe gukora iyo utayifite. Aha impamvu nta yindi nuko Google ibishaka kugikugenzura
bityo nayo ikabona uko izajya ikora bwa bucuruzi twavuze haruguru. Aha ni naho benshi mu bakoresha serivisi z'iki kigo cya Google bahita bahinduka ibicuruzwa byacyo, kuko cyo cyifashishije ya konti wafunguye kijya kimenya ibyo ukora byose ndetse n'ibyo ureba, nk'indirimbo, filime ndetse n'ibindi. Aha niho bahera bakuzanira ibintu imbere, cyangwa ukajya kubona ukabona bakoherereje indirimbo zasohotse, cyangwa niba warigeze kujya kuri Google ushaka amakuru y'imodoka runaka, uzajya kubona niba hari imodoka runaka yasohotse barayikweretse. Ibi byose Google bikora nta kindi gamije usibye ubucuruzi burambye. Iki kigo kugeza ubu kiza abantu benshi kurusha uko biyizi. Kugeza ubu iki kigo cya Google kimaze kuba isoko y'ubumenyi kuri benshi binyuze muri Google Search ndetse na YouTube. Ukuri guhari rero ni uko ahantu hose ujya, ibyo ukora ndetse n'ibikorwa byawe bya buri munsi, hafi ya byose Google iba ibizi. Uti ese ibi babigeraho gute? Ni ukuvuga ku muntu ukoresha GPS cyangwa se Google Map mu ngendo akora hose, aha nta kabuza Google ibimufite wese, kuko ibizi urugo rwe, ibyo akora ndetse n'ahantu yagiye gusura, byose ibi biba bizwi. Nk'uko tubikesha urubuga rwa interestingengineering.com, batubwira ko binyuze muri za email twohereza ndetse n'izo twakira, ibi byose biba biri mu biganza bya Google, kandi ko ishobora kubirebamo ndetse bakaba banabikoresha icyo bashatse. Iki ni nacyo gituma uzasanga nk'abantu bakunze gukora ubujura cyangwa ibyihebe bikunze gukoresha izindi nzira zabo bakoresha mu gutumanaho, kuko baba babizi ko bashobora kunekwa. Ari nayo mpamvu ituma ibihugu byinshi biba bifite imbuga zabyo bikoresha mu rwego rwo kurinda ubusugire bw'amabanga yabyo. Aha twavuga nk'Ubushinwa bufite urubuga rwitwa Baidu, urwitwa Kiho 360 na Sogu. Uburusiya bwo bufite Yandex ikoreshwa ku kigero cya 60%, naho Korea y'Epfo ifite Naver ikoreshwa ku kigero cya 77% mu gushaka ibintu byose muri kiriya gihugu. Iki kigo cya Google kiba kizi ibintu by'ibanze ku bakiriya bacyo, harimo aho batuye, ibyo bakunda, ibyo bize, imyaka bafite, ibikorwa byabo bya buri munsi, imbuga basura, ibyo bashaka ku mbuga nkoranyambaga, ibintu bakunda, ibintu bareba ku rubuga rwa YouTube, ndetse rimwe na rimwe n'abantu bahura nabo. Ni gute wamenya ko Google hari amakuru igufiteho? Ubusanzwe Google ibicishije muri konti ya Google account hari amakuru basaba kuzuza, ndetse aha ni naho bagusaba amakuru y'ibanze mu gihe uri kuyikoresha. Iyi konti ubundi ni ikoreshwa mu kumenya buri muntu ndetse n'amakuru yose amwerekeyeho. Aha ari naho bamenya ibintu ukunda, bityo Google igakoresha aya makuru mu kukwamamazaho binyuze mu kubanza bakamenya ibyo ukunda ndetse n'aho uherereye. Urugero hano twatanga, nk'umuntu ashobora kuba ari hano mu Rwanda ashaka kwamamaza imyenda acuruza, akaba yakwishyura amafaranga iki kigo kikajya kimwamamariza ku bantu bari mu Rwanda. Ibi bizakorwa hagendeye ku makuru bafite y'abantu bari mu Rwanda, niba hari abantu bigeze kujya kuri Google bagashaka imyenda igezweho. Iki kigo kizahita gitangira kujya kibatega imyenda ya wa muntu igihe cyose bagize ikintu cyose bashaka kuri Google, cyangwa binyure ku zindi mbuga nkoranyambaga. Ubundi iki kigo kivuga ko amakuru baba bafite ku bantu ushobora kuyamenya ukoresheje Google account. Gusa ibi birasa n'ibidasobanutse, ahubwo ayaberekana muri Google account ni make cyane kuyo baba bazi. Iki kigo kigeze no gushyirwa mu majwi gishinjwa gutanga amakuru y'abantu nta burenganzira cyabiherewe. Aho mu mwaka wa 2018 Google yaciwe n'umuryango w'ibihugu by'i Burayi agera kuri miliyoni 5 z'idolari kubera kwamamaza ibikorwa byabo ku bantu bakoresha telefoni ngendanwa ku buryo byabangamiraga ibindi bigo byamamazaga. Nabwo mu mwaka wabanjirije uyu nguyu muri 2017 baciwe agera kuri miliyaridi 2.7 by'idolari kubera guhatira abantu ngo bakoreshe uburyo bwabo bwo kwamamaza binyuze mu gushishikariza abantu guhaha bakoresheje Google ku buryo bukabije. Si ibyo gusa, kuko hari n'ikindi kirego kigeze gushinjwa ahagana muri 2016 cyo guhatira abantu gukoresha uburyo bwo kwamamaza bwa AdSense. Naho mu mwaka ushize wa 2019 mu kwezi kwa Nzeri, Google binyuze mu ishami ryayo ari ryo YouTube yaciwe agera kuri miliyoni 170 z'idolari kubera kwica itegeko rirengera abana kubera amakuru yerekeranye n'abana basura uru rubuga rwa YouTube. Ese ni izihe ngaruka aya makuru bagufiteho yaguteza? Ese iki kigo gikoresha amakuru mu buhe buryo? Ubundi benshi muri twe iyo dukoresha imbuga nkoranyambaga, ntabwo bamwe tuba tuzi ko dushobora kuba turimo kwandika amateka ashobora kuzatubera meza cyangwa mabi mu bihe bizaza biri imbere. Aya makuru twirirwa tunyuza kuri izi mbuga
ashobora kuzakoreshwa mu gihe kizaza. Urugero, kubera nk'ukuntu ikoranabuhanga riba ririmo kwihuta, hari igihe bizabaho hakajya hakoreshwa aya makuru tuba twatanze mu buryo benshi tuba tutazi. Buriya nubona washyize ikintu ku rubuga runaka ukaza kugisiba, hari ibintu bibiri bishobora kuba: hari uko cyasibwa burundu cyangwa wowe ukagisiba ariko mu bubiko cyari kirimo n'ubundi ntigisibame. Ikindi kandi gishoboka ni uko aya makuru hari igihe ibi bigo by'imbuga nkoranyambaga biyagurisha ku bigo bikora ubushakashatsi cyangwa na leta runaka. Gusa rimwe na rimwe hari igihe bifatwa. Gusa abahanga bakunze kuvuga ko inshuro bidafatwa arizo nyinshi. Umwe mu ntiti isigaranye mu ikoranabuhanga, inkingi ya mwamba mu ivuka ry'ikigo cya Apple, Steve Wozniak, mu mwaka wa 2019 yasibye konti ye ya Facebook, ndetse aza gutangaza ko usibye Imana yonyine ariyo izacira urubanza nyiri iki kigo cya Facebook kubera ibintu ngo akorera abatuye isi, cyane cyane abana bari kubyiruka. Nyuma yaje gusaba abantu guhagarika gukoresha uru rubuga rwa Facebook ngo kuko ibintu byose bashyiraho biba biri ku gasozi, nk'uko ibinyamakuru nka USday.com ndetse na foxbusiness.com n'ibindi yatangarije aya magambo bibivuga. Usibye uyu mugabo kandi hari abantu benshi bari guterwa ubwoba n'ukuntu isi irimo kwiruka irangajwe imbere n'ikoranabuhanga rifite ishami ry'imbuga nkoranyambaga. Benshi bagize ubuzima bwabo kandi zifite ingaruka nyinshi ku buzima bwabo. Ese zimwe muri izi ngaruka bavuga waba warigeze kuzibona? Niba hari izo utangiye kubona bitubwira ngo muri comment. Uburira abantu inzira z'ikigendwa. Ndagushimiye ko wabanye natwe muri iki gihe cyose. Nizere ko warangije gukora subscribe, like ndetse na share. Inkuru nk'izi nakagaruka kuri Rwanda News Updates.